Umugabo yoherereje umugore we message aramubwira ati mbabarira mugore wanjye rero sindi bushobore kuza kugufata ku kazi ndi kwa muganga, mama ararwaye afite ikibazo cy'amaraso ndi gushaka uko yakongererwa. Umugore aramusubiza ati mbese ubu ngubu warebye usanga mama wawe ari ufite agaciro kundusha, ubu ntege tagisi ngo nuko mama wawe arwaye wamuretse se ukaza ukamfata ubundi uraguma aho ngaho uri muganga? Imodoka ni yanjye ariko uri kuntesha umutwe kubera mama wawe. Imodoka yanjye wumvise ari ambulance itwara abarwayi, iyo uza gukenera gufasha mama wawe ntiwari kugura iyawe? Iyo niyo message umugore yoherereje umugabo we. Ataranasubizwa abahamagaye umugabo akomeza kumutuka. Umugabo aramubaza ati ndeke mama nze nkufate? Umugore amusubiza yarakaye cyane ati ngwino nyine, ubundi se numureka arapfa? Niwavuze ko ari kwa muganga, ntihari abaganga se? Ubundi wowe uri umuganga, ubwo se urabona njya mu munsi mukuru gute njyenyine nkaho nta mugabo mfite? Umugabo yahise akupa phone ajya gufata umugore we. Umugore yarakaye cyane yinjira mu modoka atavuga, bajya mu munsi mukuru. Umunsi mukuru waratangiye, umugore akomeza kwishimisha, ntiyashaka kuvugana n'umugabo we. Umugabo yari icecekeye afite ibitekerezo byinshi, buri kanya yarebaga kuri telefone ye. Muri iyo minota yose umugore ntiyigeze amubaza uko mama we ameze. Umunsi mukuru wararangiye, binjira mu modoka barataha. Bararyamye bageze mu gitondo umugore ataramubaza uko mama we ameze. Mu gitondo bose baritegura ngo bajye ku kazi. Bari gusohoka umugabo abaza umugore ati nkujyane ku kazi cyangwa urabanza ujye kureba mama wawe? Ejo yari ameze nabi sinzi ko yabonye abamwongerera amaraso. Umugore warikanga aramubaza ati mama wanjye ninde wakubwiye ko mama wanjye arwaye? Ejo sinavuganye nawe ari muzima? Umugabo ari kumwenyura aramubwira ati ejo sinakubwiye ko mama arwaye kandi ameze nabi ari kwa muganga? Umugore ati warabimbwiye ariko ntiwambwiye ko ari mama wanjye. Umugabo yitonze aramubwira ati mugore wanjye rero turi umubiri umwe, nkubwira ngo mama nabonye atari ngombwa ko nkubwira ngo ni mama wanjye cyangwa ni mama wawe, kubera kuko mbizi nuko mama wawe ni mama wanjye na mama wanjye ni mama wawe. Umugore ahita atangira kurira ati none se kuki wamusize wenyine? Kuki wandetse nkishima kandi mama wanjye ameze nabi? Ubundi se yabaye iki? Yarwaye iki? Umugabo ateje mama yakoze impanuka atakaza amaraso menshi kwa muganga, amaraso yari yabashiranye. Narindi gushakisha mpangayitse ngo ndebe ko nashaka wayamutangira. Mu gihe wambwiraga ngo nimureke nze nkurebe nahise mvayo, ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu ameze. Umugore n'amarira menshi yinjira mu modoka yihuta asaba umugabo we ko yamutwara vuba. Umugabo yigendera gahoro abanza guca ku kazi kabo ngo asinye. Umugore n'umujinya mwinshi ati ubusura urabona atari gutinda, reka nitwara uransangayo. Ariko kubera ko yasa nk'uwacanganyukiwe, kwatsa imodoka byaramunaniye, biba ngombwa ko arindira umugabo we. Inzira yose umugore yari ari kurira, umugabo yicecekeye. Bageze kwa muganga asanga abavandimwe babe bari hanze. Babaza uko mama we ameze, baramubwira ngo niyinjire ajye kumureba. Yinjiye afite ubwoba ariko asanga mama we ameze neza nta kibazo. Aramusuhuza amusaba imbabazi ko yatinze kuza kumureba kuko ntabyo yarazi. Mama we byaramutangaje cyane, aramubaza ati ntabyo wari uzi kandi umugabo wawe ejo yari ari hano? Umugabo w'abandi yari yahangayitse cyane, epfo na ruguru rwose yashakishije yabuze uko abigenza. Mwana wanjye shimira Imana wabonye umugabo mwiza, iyo ataza kuba umugabo wawe nari gupfa kuko amaraso yari yanshiranye rwose. Umugore yabuze icyo asubiza, ntiyarazi disi ko umugabo yavuye kwa muganga ari uko abanje kumenya neza ko amaraso yabonetse. Umugabo abwira nyirabukwe ati mama ejo rero ntabwo nabashije kubwira madamu, nabonaga atameze neza nanga kumwongerera ibibazo. Mu gitondo nibwo nabimubwiye mbona ameze neza. Nyirabukwe ati warakoze cyane mwana wanjye, ejo nari meze nabi cyane ariko ubu ndumva nakize. Umugore yahise ahaguruka ari kurira ahobera umugabo, aramubwira ati mbabarira mugabo wanjye, ubu nibwo namenye icyo urugo ruvuze. Umugabo ahobera umugore we aramubwira ati ntugire ikibazo ndagukunda mugore wanjye, nashakaga ko umenya ko umutungo atari wo kwitaho cyane. Ndabizi ko ndusha umushahara ariko amafaranga arashaka kandi ntarusha agaciro ubumuntu. Ikindi urukundo